ya Rwinkwavu yubatswe mu mwaka w'1920 yubakwa n'umuzungu w'umubirigi witwa Gerard Serverier ari nawe wubatse uyu mujyi wa Rwinkwavu. Iyi stade ikaba yakira amarushanwa atandukanye y'umupira w'amaguru aho ikinirwaho n'ikipe y'Akagera ikina icyiciro cya kabiri muri shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. turifuza ko batuzanira kureba ikibuga urabona ko cyashaje ntabwo wamenya ko kigeze gukinirwaho nyine yari mu gihe cy'imvura ntago wajyayo kubera haretsemo amazi. Keneye kubaka izindi sitade urabona ntago zijya nta n'ikiziba kijya gikatamo, ariko iriya yo irareka ukaba wakoramo nk'amabido nka 200 y'amazi ikenze babanje kudahamo amazi kubera ko nyine ntawe ubyitaho iragute urabona ko mwami ujeni kuza aho ngaho tukubaka inzu y'imyenda ugashyiramo intebe bakicaramo. mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza ku birometero 95 uvuye mu mujyi wa Kigali, ahari stade yubatswe bwa mbere mu Rwanda iherereye mu murenge wa Rwinkwavu akagari ka Nkondo. Iyi stade yubatswe mu 1946 ku bw'Ababiligi bitewemo inkunga n'umubirigi witwaga Dubois ari we wari umuyobozi mukuru wa equipe Standard, imwe muri equipe zari Iburasirazuba kuri icyo gihe. Niyo stade yonyine yakiraga imikino ikomeye, dore ko umwami Rudahigwa na Kamuzinzi ka Mugesera umutware wo ku ngoma ya Musinga bazaga kuharebera umupira. Musafiri Kabemba umukambwe w'imyaka 99 wakinnye muri equipe Standard yatubwiye ko umwami yazaga kureba umupira. Mwami ujeni kuza aho ngaho tukubaka inzu y'imyenda ugashyiramo intebe bakicaramo. Hawe ni umudaje urabona umurayi rero ni wishimye. Abaturage bahaturiye bemeza ko iyi stade yari nziza ku buryo butangaje. Ikibuga bakiniragamo ubu gicamo amatungo, amagare n'amamoto. Mirambo Desire wavukiye Rwinkwavu nubwo yari akiri muto yadusangije ibyo yibuka uko iyi stade yari imeze. ni stade ariko yabanje ni iyi uvuga ngo rero iyi ngiyi yubakwa yubatswe irarangira bajya kubaka n'iyo ngiyo y'Ibutare nayo irarangira. ubwo abazungu nyine bakoresheje ibishoboka byose barakorotira iki kibuga. nshobora no kukwereka naho byari biri byose. bashaka kurara bararara ese dukari yaberaga ahangaha. hano ni twahorera icyayi hano kera ariko batagomba gutora ngo binjire hano ariko kubera ko nyine ntawe ubyitaho biragute urabona ko
ikibuga cy'umupira w'amaguru gusa, hari n'icya basket na volleyball. Ubu ni imirima ihingwamo n'abaturage. Mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi nibwo iyi stade yaje gusenywa. Amabati arasahurwa n'intebe zarimo n'ibindi. Umwaka w'ibihumbi 2013 ushyira 2014 nibwo sosiyete izwiho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Wolfram yaje kuvugurura iyi stade. Nubwo ubonye imbere hasanwe mu gikari cya stade ahahoze ari vestiaire mu rwambariro, uhageze usanga ari amatongo. Ubwo twasuraga iyi stade twahasanze abana bakinira equipe junior. Aya ni amateka tugomba kumenya natwe. Si ikibuga cy'umupira w'amaguru gusa, hari n'icya basket na volleyball. Ubu ni imirima ihingwamo n'abaturage. Mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi nibwo iyi stade yaje gusenywa. Amabati arasahurwa n'intebe zarimo n'ibindi. Umwaka w'ibihumbi 2013 ushyira 2014 nibwo sosiyete izwiho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Wolfram yaje kuvugurura iyi stade. Nubwo ubonye imbere hasanwe mu gikari cya stade ahahoze ari vestiaire mu rwambariro, uhageze usanga ari amatongo. Ubwo twasuraga iyi stade twahasanze abana bakinira equipe Junior Academy Rwinkwavu ko bari barangije imyitozo, tuganira nabo. Bababajwe n'uko ikibuga umwami yakiniyeho kitakabaye gisa gutya. Charles, kapiteni wa Junior Academy equipe, yatubwiye agahinda ke. Iyi stade ubu niho ikipe y'Akagera ibarizwa mu cyiciro cya kabiri yitoreza. Abaturage basaba ko cyakorwa kuko ari amateka yabo atagomba gupfa cyangwa ngo azimire. Iyo ugeze kuri stade ya Rwinkwavu ubona ko ari stade imaze igihe. Waterera amaso ahakinirwa ukabona ko harimo igitaka, ku buryo wakibaza uko bigenda iyo imvura yaguye kandi ariho hakinirwa umupira w'amaguru. Akaba ariho urubyiruko ruturiye ahubatse iyi stade rusaba ko yasanwa ikajyanwa n'igihe kugira ngo impano zabo zidasibangana. Igihe cy'imvura iyo yaguye abakinnyi ntabwo babasha gukina neza, bitewe ko iyo imvura yaguye amazi yirekamo cyane amazi akaba menshi, bigatuma abakinnyi badakina neza. Imvura yagwa umupira watangira, bamwe bakaba bakina nabi, bamwe bakaba baga, match ikagenda nabi. Twifuza turasaba abaterankunga ko batumenyera stade yacu, ukaba bayitwubakira neza ku buryo hajya habera n'amamatch akomeye cyane, kuko iriya stade ni iya mbere mu za mbere, nanjye navutse nyihasanga. Iyo imvura yaguye stade iruzura, tukabura aho dukinira, n'abantu bose bari baje bagasubirayo. Icyo twasaba rero kubakira stade amera neza, n'amafaranga twari tuyatanga nk'urubyiruko ko dukunda umupira. Ni ukuyikora neza bakayubaka n'abafana bakajya babona aho bicara. Umukozi ushinzwe ubutaka mu murenge wa Rwinkwavu, Mutaganzwa Abdulkarim, avuga ko bagiye gukora ubuvugizi mu karere kugira ngo iyi stade y'amateka yongere isanwe. Stade irashaje ikeneye gusanwa, kuko turavugana n'ubuyobozi bw'akarere tureko hari icyaboneka ku buryo yaba wenda isanwe, ku buryo nk'ahari amazi arekamo wenda byo bya abantu babihagarika bakaba bayisanyeho mu buryo bw'ibanze.